Mwongeye kwirirwa abateze amatwi Vito Comedy. Uyu ni wa mwanya tuganira ku bintu bitandukanye. Uyu munsi rero nkuko bisanzwe nabazaniye inkuru yacu dore uko yitwa. Hano hejuru mu giti murabona agakoko. Kano gasimba bakita akanyabwoya. Guys, Kanyabwoya murakazi? Murakoze cyane. Inkuru yacu rero yitwa Isengesho rya Kanyabwoya. Utega amatwi. Umunsi umwe Kanyabwoya yarari kurya ibibabi by'ibiti. Kanyabwoya yiberaga mu ishyamba rya Gisunzu. Ifunguro rye rya buri munsi ryari ibibabi by'ibiti n'udushami dutoshye. Ifunguro rya Kanyabwoya ni bino bibabi by'ibiti n'udushami dutoshye. Umunsi umwe Kanyabwoya yarari kurya ibibabi by'ibiti, mu kanya gato abona abantu baje munsi y'icyo giti batangira gusenga nawe atega amatwi. Abantu babanza gushima Imana ko ibyo yaremye byose ari byiza, bakomeza bashima ko nabo ibumva iyo bayitakiye. Dore abantu baje gusenga ngaba munsi y'igiti, dore na Kanyabwoya nguyu. Dukomeze. Kanyabwoya areba hirya no hino, asanga koko ibyaremwe ari byiza uretse we n'abo mu muryango we. Kanyabwoya nawe atangira gusaba Imana. Kanyabwoya arasenga ati, Mana, koko ibyo waremye byose ni byiza, ariko twe binyabwoya dusa nabi. None ndagusabye ngo natwe duhindure beza. Dore Kanyabwoya arimo arasenga. Guys, mwabonye Kanyabwoya arimo arasenga? Dore asaba Imana ngo muhindure mwiza. Guys, mukurikire. Kanyabwoya aceceka gato, atega amatwi ngo yumve icyo Imana imusubiza. Araheba, arongera ati, Mana ndakwinginze ngo natwe ibinyabwoya uduhindure tube beza. Kanyabwoya n'ubundi aracyasenga. Muri ako kanya ba bantu baravuga bati, tugushimiye ko ibyifuzo byacu byose ubyumvise. Amina. Dore ba bantu babanje gusenga bashimye Imana ko ibumvise, hanyuma baravuga ngo amina. Kanyabwoya wahumuye amaso abona ba bantu barahagurutse barataha. Kanyabwoya asigara aho wenyine kandi agisa n'ikinyabwoya. Dore nguyu asigaye wenyine, ba bantu bitahiye nabasigaye wenyine atarahinduka. Guys, mukurikire inkuru. Ba bantu bamaze gushimira Imana ko yumvise ibyifuzo byabo baritahira. Dore ba bantu baratashye bamaze gusenga, noneho baritahiye. Kanyabwoya ataha ababaye. Ageze mu rugo atekereza umuryango we ibyamubayeho byose. Bose bamuha urw'amenyo ngo yasaze. Dore Kanyabwoya aratashye ageze iwe, arimo arabatekerereza ibyamubayeho, baramusetse cyane ngo yasaze. Guys, mwabibonye? Murakoze cyane. Baramubwira bati, erega wivunika, twe niko Imana yaturemye, ntacyo yabihinduraho. Kanyabwoya arababwira ati, ntabwo nasaze, ndi muzima kandi ndifuza ko Imana itugirira neza. Bukeye Kanyabwoya yigira inama yo guhaguruka akajya kure y'umuryango we, maze akajya kwinginga Imana ngo ibahindurire isura. Kanyabwoya afashe icyemezo cyo guhaguruka akajya kure y'umuryango we gusaba Imana ngo ibahindurire isura. Kanyabwoya yagenze iminsi 2 n'amajoro 2, nuko yumva arananiwe. Yicara ahantu hiherereye munsi y'ishami rinini asinzira ubuticura. Dore Kanyabwoya agiye ahantu ananiwe, agenda arasinzira ubuticura. Guys, turi kumwe? Murakoze cyane. Nuko akangutse abona arasa neza cyane. Icyamunejeje kurushaho nuko yahawe amababa y'amabara meza. Kanyabwoya araguruka n'ibyishimo byinshi, agenda yerekeza aho yasize abo mu muryango we. Guys, dore Kanyabwoya yahindutse. Araryamye ubuticura, akangutse asanga yameze amababa n'amabara meza.
Guys, mwabonye Kanyabwoya ukuntu yahindutse? Murakoze cyane. Aba mu muryango we bamubonye bose baratangara bati, ubu se koko ni wowe Kanyabwoya? Ni wowe usa gutya? Ushobora no kuguruka? Nabo batangira kwifuza kuba beza. Dore bagenzi be uko yabasize niko yabasanze, yaje kubiyereka. Dore we nguyu yahindutse. Guys, murabibona? Byiza cyane. Kuva ubwo ibinyabwoya byamara gukura bikajya kwihererana n'Imana bisaba ubwiza, bikazagaruka byarabaye ibinyugunyugu, bifite amabara meza ku mababa yabyo. Dore n'iki giti cyagiye gusenga cyahindutse ikinyugunyugu. Ahangaha ni ikinyabwoya, hano kirahindutse. Guys, mukurikire. Abantu bavuga ko ariyo mpamvu ibinyabwoya bimaze gukura bihinduka ibinyugunyugu, bifite amabara meza atandukanye. Ngayo nguko. Nizeye ko inkuru yacu yumvikanye. Kabonye ukuntu ibinyabwoya byasaga nabi bikaza gusenga Imana ikabihindurira isura, ikabiha amabara meza. Ubwo muri make tumenye ko ibinyabwoya aribyo bivamo ibinyugunyugu. Niko inkuru yacu itubwiye. Iyi nkuru idusanisha n'ubuzima bwacu bwa buri munsi twebwe nk'abantu. Kanyabwoya yabonaga yuko ari mubi, ajya gusenga Imana, yumva gusenga kwiwe imuhindura mwiza. Natwe rero nk'abantu dushobora kubona ibibazo byacu bitandukanye bitugoye, bituremereye, bitugose, tukegera Imana Data wa twese wo mu ijuru, tukamubwira ibibazo byacu, natwe akaduhindurira ubuzima nk'uko yahinduye Kanyabwoya, ikamuha amabara meza, ikamuha amababa, akaguruka, akabonera agasa neza nk'izindi nyamaswa. Rero murakoze cyane gutega amatwi iyi nkuru isengesho rya Kanyabwoya. Hari ikibazo, icyifuzo ushaka kutugezaho, hari nawe inkuru wumva ufite watubwira, cyangwa muri komenti uyandikemwo, tuzagusubiza ikindi gihe. Niba kandi ari icyifuzo cyangwa inyunganizi, byose biremewe, jya muri komenti n'ubundi wandikemo tuzabireba. Ariko cyane cyane wowe ugeze kuri cano bwa mbere, cyangwa kunzogera ukandeho, hanyuma ujye ubona inkuru, ibyigisho, ibiganiro ngenda ashyiraho buri munsi. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Vitali Barakagira. Bye bye. Umunsi mwiza.